bajya gute muri ibintu abantu bazahita dore kunenge amagambo rukuno shaka wetura nasururuka agira ati yewe gasikiri sikiri ubwo nashatse kubasobanurira Karusi mbabwira ni Karusi ntibari mwese byo kubyinirira ubwo harimo ishyari nanjye uhawe ikaze kuri Jean Baptiste Bolingo TV. Imana iguha umugisha wowe aho uherereye, akira umugisha uvuye ku Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo, kandi ugubwe neza. Turabizi neza ko ukunda Imana mu mutima, ugakunda n'ijambo ryayo, kandi uramutse mu mitekerereze yawe nari mvuze ngo Imana ijya yiyerekana, Imana ijya igaragara nubwo utayibonye burya, ariko Imana yari ihari. Nubwo utabonye Imana n'amaso yawe, ariko mu bintu Imana yakoze ibuka, urabona harabaye amaboko y'Imana, ay'abantu yananiwe Imana ikabana nawe, inshuti zananiwe Imana ikabana nawe. Tuguhaye ikaze kuri subscribe, share, like ndetse na comment. Imana igumugisha, turagukunda. nitwa zigira inshuti bishe none zigira inshuti byabaye zigiri yes zigiri ngo niko zigiri ngo zikimana ngo ntabwo yagutunze ngo ni muhana ngo yagutunze ikibano. Ibi birashushanya ikirere vuba aha ngaha. Yego igikombe cya Grand Frère twanywereyeho kiradukoraho. Mwese abakiriye igaburo ryera mugasangira ku gikombe cyande cya Kristo, icyo nicyo kizabakoraho. Niyo mpamvu mubona tubabwira kuri buri gaburo ryera muri mugapfe kunywa cyangwa murye. Mujye mubanje kwisuzuma kuko si bose bakemerewe. Amen. Amen. Burya ni ikitorero gusa. Haleluya. Amen. Cya kabiri ni ku bwacu itorero rya Kristo, ni ku bwacu n'abandi bose bazataha ubukwe. Amen. Amen. Ku bwacu gusa. Amahirwe asigaye yose azaba y'abataha ubukwe, ariko twebwe umugeni turi mu myanya yacu. Bamugira inama yo kumwica atararigira hafi. Baravugana bati dore Karusi araje, none nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati twe kumuhwanya, kandi ati mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri uru rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho. Kwari ukugira ngo amubakize amusubize se. Yosefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa, nta mazi yararurimo. Bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli bavuye i Galeyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi, babijyana muri Egiputa. Yuda abwira bene se ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure n'abariya Bishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho, kuko ari mwene data, tukabakara kamwe. Bene se baramwumvira. Hahita Abamidiyani batundaga bakurura Yosefu, bamukura muri rwa rwobo, bamugura n'Abishimayeli ibice by'ifeza 20, bajyana Yosefu muri Egiputa. Imana ishimwe. Amen. Amen. Izi ni inkuru tugiye kuganiraho umwanya mutoya.
ndanezerewe ariko uyu munsi cyane birenze uko byangendekeye indi minsi maze hano. Anejejwe n'ibintu bibiri: kumva umwigisha tutari kumwe tutavuganye agaruka ku nyigisho twize ejo zose byangeretse ko hari icyo Imana ishaka gukora hano. kugira ngo bifate nk'ikimenyetso rwose. Mukuru urabyibuka ejo se wari wicaye hano? Urabyibuka? Icya kabiri ni aba bantu bagandagaje aha. Reka mbabwire no kwenda ibintu by'umurimo abato mutazi ukuntu bigenda n'ukuntu byaguka. Buriya hariya bicaye habaye mu rusengero. Haleluya. Hariya bicaye buriya habaye mu rusengero byarangiye. Buriya hasigaye gusa ko Imana isakara nabikabashyiriraho udukara nk'utu, iki gikuta kikavamo bakaba mu nzu hamwe natwe. Amen. Rero ntimugire ngo hari ikindi kibikora, ntimuze kugira ngo ni ubutumire n'ubwo gutumira ari byiza, mujye ngo ni ukurarika ngo n'ubwo kurarika ari byiza, sira n'imbaraga z'Imana z'abantu. Yosefu tugiye kuvugaho ni mwene Yakobo uwo yabyaranye na Rasheli. Kandi Rasheli niwe navuga sheri wa nyawe wa Yakobo, la vraie chérie, right hand. Uriya niwe sheri wa nyawe wande kuko niwe yarambagije. Yego amuterera imyaka 7 bamumuriganya uwo munsi wa mariage, bamushyingira mukuru we Leya. Kandi na Bibiliya ubwayo iduhakanira rwose ko Leya atari mwiza. Ntabwo yari mwiza, ariko ngo Rasheli yari mwiza wese. Umushingiye Leya aragiye ageze mu rugo, gusa mu batararanyira ariko yamutumba cy'abagizi. Ariko mu gitondo ibintu by'umwijima nyine, mu gitondo amenya uwo yaranye nawe ari we. Ubwo yasubiye kwa nyirarume ari we sebukwe, asubira gutongana ndetse nabi, yumva afite rezo rwose, afite impamvu yo gutongana. Nyirarume yamucecekesheje nabi cyane ati tetwa nyamanza kinga, ntabwo uzi ibyo uvuga we. Hano ntabwo tujya dushyingira umukobwa muto umukuranye, utadukanga rugira ngo wenda biraducira urubanza. Twe twakoze ibintu bidafite kirifability, nta romoro biduteye. Amajwi tuguha n'aya kabiri, niba wumva ko kumukunza uhera none wongera utenda. Muzi gutenda icyo bisobanura? Gutenda barize shaka gutenda. Gutenda muzi aricyo? Gutenda muzi aricyo? Gukora udahembwa ngo bizavemo inkwano. Wako kose si ugutenda, ni ugukora udahembwa ngo bizahinduke inkwano. Donc imirimo yawe ari ihinduka iki? Inkwano. Biratuga ngo kubw'urukundo yaramukunze we, ngo iyo faze ya kabiri ayikora yishimiye cyane. Imyaka ingahe? Uyumve namwe. Arayikoze harakarangije nyine. Imyaka 7 ariko simbyibutse byo ngo mujye mu byuze gutyo. Bamushyingira Rasheli we. Subira inyuma gatoya niko inkuru yose imera. Ngo Leya ni rya joro rimwe bararanye gusa, ngo baramukandi ati uzongera umbona aho cyane.
icya mbere ngo yagiraga amaso mabi, ngo yose ari umweru nta mboni. Urumva atazi ikibazo gikomeye. Tuzongera umbona bakumpangike nkurarane ngo ndaranyeseri wanjye naho kumuri nyirashama, tuzongera umbona. Bibiliya tubwira yuko abana bose uko ari batatu ba mbere Yakobo yabyaranye na Leya yabamubyariraga ku bufindo bukomeye cyane. Kiramutaye aha ngaha ni nkavuga abagore muhite mwumviramo akantu k'ubwenge gakomeye cyane. Mwakamutuma atari ko mutware wanjye ubu koko pe urugo rukubanye itongo ngo ntiwahagerera, ariko abakobwa bako uzaza ureba inkikire hepfo yose yarahirimye guhera wa munyaga w'inkuba. Urugo ruhirime nture ngo ndarurebe, akaza aje kureba inkike koko gashyiraho abantu bo kuyegura. Ati se ntugera mu nzu sera? Ati ntawe ngeramo ndakuzi ubwo nyigezemo gucaka kandi nagukari basi mwicara ahangaha hanze ariko mbazimanire, reka nurwanyura kamuzimanira. Ayo mazimana akavamo akantu bita amadudayimu. Amadudayimu kamuzimanira bigenda bihinduka, bihindura isura, bihindura iki isura. Ndumva nta mpamvu yo kugenda ugwira ibiti n'amabuye, ngwino ujye mu nzu uruhuke aho ukangukira. Ariko yakwicura akada ka Rubeni kakaba kagiye, kandi ntabwo bagasendi gasimituye. No kubutaha gutyo aka Simiyoni abakinjiye, no kubutaha amadudayimu aka Lewi. Bose yaramuhimaga ngo akanga kubita amazina. Kabati inda ntateye konsiyama nzumva nzizi byo ntibizampandana mugiye kwita Leya akaba ari ubiyitira. Yemwe bana b'abakobwa mwicaye, ni imiruho y'iminsi y'imperuka ibokamye, none musigaye mwita abana. Ni namwe mubiyandikisha kubera iminsi y'imperuka ibaguye nawe. Imiruho ageze kuri Lewi wa gatatu amwita Lewi nyine, bisobanura gufatana atashe. Havuga ngo ubwo umugabo wanjye mubyariye umuhungu wa gatatu, ubu ndafatana nawe nta kinsenze nta kinyirukanye. Kandi ko muri seri ko bimeze bivuze ko nagenzeyo hari igihe kirekire icukane nyinshi utarabyara umugore abahungu batatu ntabwo uba uhari. Ashwe abakobwa nushaka guzuza aho ngaho ugire korari. Abo batatu rero yamaze kuba mubyarira kandi atabishaka, ya yindi irindwi yarasheri birageze, birasheri nawe ageze ate abaraje ngo hagere rero nk'agasheri ke yiyambagirije abaraga nkwabaye aragakunze. Iyi kasheri Imana yacize ubwenge buhanitse. Aho gasheri ke rero aharaye yumva nyotewe ngo kahagere, Imana irakadadira habe niyo kuvamo. Bibiliya tubwira ngo hari umunsi Rasheli yamubwiye ngo mutware wanjye, ngo mugabo wanjye, ngo uyu munsi urampa abana, ngo nutabampa ndapfa. Naza uzamuterekere teremusi hariya nitasi, kandi ntuzamuhe amanusu yawe tumeze umutima inzoka muhitasi bajya gute muri ibintu abantu bazahita. Dore ukunenge amagambo urabona ushaka we turanasururuka. Agira ati yewe gasikiri sikiri. Ubwo nashatse kubasobanurira Karusi, mbabwira ni Karusi ntibari mwese byo kubyinirira, ubwo harimo ishyari. Nanjye rero nitwa Zigira inshuti Michel,
none zigira inshuti byabaye zigiri. Yes zigiri. Yes zigiri. Zigiri. Ngo niko zigiri. Ngo niko zigiri. Ngo zikimana. Ngo ntabwo yagutunze ngo ni mwana. Ngo yagutunze ikibana. Ntabwo ari ngo yagutunze ahubwo ni iki? Ni ikibana. Uramubona ariko kunabihinduye. Haleluya, haleluya. Kanihute. Ahantu mpagaze mu kanya mbona kaburimbo. Niba ari hano mpagaze ku ruhimbi ntayibona. Sinzi kaburimbo. Iriya buriya hari ahantu ndeba. Ni rya korosi y'urugobogo. Biryo. Hamwe hakora guhagara umupolisi. Buriya siho. Aho ukata ujya Mugina. Siho buriya. Kayabya. Gari ya moshi ivuza ihoni ikiri irubona muri zari. Byose mvuze aho muzi mujya mugenda. Ivuza ihoni ikiri irubona muri zari, yego, igira ngo ifate abantu bari Nyabugogo begera ibyabo. Kuko y'ubwayo ishobora kuba iri mu karere ka Huye no muri Muhanga kandi ari imodoka ari ikintu kimwe. Iri mu karere ka Huye ariko iri no mu ka Muhanga. Kuko gari ya moshi ntabwo ari imodoka imwe nk'uko mubona imodoka. Gari ya moshi itwara izindi. Ibisa n'amakontineri agiye acomekanya ho bikaba byava nk'aha bikagera i Huye. Muri ibyo bintu noneho rero iryo honi rivuza ngo abantu bose kuko imihanda yayo yinjira mu yindi. Ni Carrefour ushobora kwinjira mu yindi. Ubwo rero nko kuvuga ngo umufungi iyo rivuze abashinzwe imihanda ya gari ya moshi barafunga ntihagire imodoka yongera kwinjira mu muhanda wayo kuko ntigihagarara aho ngaho. Ihagarara buri gihe mu byapa kuko nazo zigira ibyapa zikuramo abantu, ariko ibyapa byazo bitandukanye n'ibya mabisi yacu nuko zidahagarara zigeze mu bihugu. Zihagarara zigeze hehe? Mu bihugu. Itara riravuze, bambere riramuritse, ihoni riravuze, nzogera sinakubwira. Mucicike mwumve rero ubundi butabazi. Yuda tariko nta honi numvise bati ubwo se ntimwumva ko ari Abishimayeli barimo kugenda bava i Galeyadi bataha muri Egiputa, yego bari abantu ko bagenda bagura abantu mwaretse tukamugurisha ntadupfira ubusa nk'uruhu rw'imbwa ariko ngo rupfa ubusa. Kagira icyo tubona wenda baduhe makeya ka profit gakeya dufate dukeya ariko tumutange natwe ubuze kweri kuzapfira mu Rwanda hari ikintu tumuvanyemo. Uwo mwanya inama yihuse itagira inyandiko mvugo bati vendi basi veni uwo mwanya Abishimayeli nabo bageze aho ngaho. Umva amaboko yamumanuriyemo kugera kumuzamura. Imigozi bamumanuje niyo bamuzamuje. Kandi byakozwe uwo munsi ntiyarayeyo. Mugende mureba ibi bitekerezo bagiye biyungura. Tumwice Rubeni ati hoya n'umuvandimwe tumushyire mu rwobo. Mu kandi kanya Abishimayeli bati Yuda ati tumugurishe ntaguzwe. Bakimuvanamwo Abishimayeli baramuguze baragiye. Ndashaka kubabwira ikintu nigeze kwigisha ubwo nigisha ijambo rivuga ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Hari abantu bacyumvise icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Abishimayeli yo mubumvise mwumva bisobanuye iki? Ngusobanura iki devo? Ngusobanura iki? Abishimayeli. Ijambo Abishimayeli. Ukada hubo n'abaturuka kuri Ishimayeli. Nkuko tuvuga aba Rubeni, nkuko tuvuga aba Yuda, nkuko tuvuga aba Naftali, nkuko tuvuga gutyo.
Abishimayeli ni abakomoka kuri nde? Kuri Ishimayeli. Ishimayeli muntu nde? Ni muntu ki? Ni umuhungu wande wa Aburahamu yabyaye kuri Hagari. Bivuga no kandi musore w'umukuru. Icyo ryo mukimenya. Niwe mukuru kuko Isaka umwana w'isezerano yavutse Ishimayeli afite imyaka 13 y'amavuko. None se murumva niba Ishimayeli avinimwe nande? Na Isaka. Isaka akaba ari sekuru ise wande wa Yakobo. Ubwo ni sekuru w'abaki? W'Abisirayeli. Mvuga ko na Ishimayeli ni sekuru w'Abisirayeli. Muri iri jambo Yosefu aguzwe n'abantu bo kwande bo kwa sekuru. Ariko ikibazo ibyo bagiye bapfa byaragiye bisibanganya icyo bapfa. Akora mugasigana gutyo tuzagasura mu kindi gihe. Bakimara kumugura rero baramujyanye ngo baza kugera ahantu bahura na Potifari. Potifari akeneye umukozi. Potifari n'umusigaye mukuru w'umugabo zande za Farawo. Ngo yarakeneye umukozi cyane. Ntabwo bibiri tubwira umubare w'abanyagano bari bazanye. Ariko mubumve nubwo baba bangana n'iyi korari mutekereze gutoranyamo umuntu umwe. Cyangwa cyumva? Ati ndashakamo umuhungu umwe. Bati mwahitamo afanje, mwahitamo shakamo umuhungu yego uriya yewe uwo nguye gutya urabona mubyumve namwe murareba uwo garuka ku ruhande. Accompagnera tous les jours de ma vie. Mugambi w'Imana, ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana zizankurikirana iminsi yose yo kubaho kwanjye. Mugambi w'Imana niwo wagukurikiranye, niwo wakubesheho cya gihe cy'urupfu, niwo wakuzuye. Ubu ngubu niwe urya, niwe urarira, niwe usasira, niwe wiyorosa. Mugambi w'Imana niwe utuma urogwa. Akira mfite wavuze akantu ndarangira neza kubuguha ajya yaza muri store ngo hanyuma nawe ukabujyana hehe ukarara kuri tori ahubwo ugasanga bakuvuye na mibi. Ibintu byose na bya byose by'ibisheshe byari byaripondetse mu mara muri gross intestin. Ndashaka kubibutsa yuko abaganga bitwa abaginekologe hari ibyo bakora byitwa lavement intestinal. Lavement intestinal ni ukoza amara. Hari igihe rwose abaganga bareba bagasanga ikibazo ufite nta kindi cyagikemura. Kwa Mazimpaka niwe mudokiteri dufite kugeza mu Rwanda. Dr. Mazimpaka niwe muntu ubikora mu Rwanda. Abikora kimusagara akakoza we yagize ute Mazimpaka yapfuye. Oya sha oh my god yarakuze cyane yarakuze yo oh my god muramuzi kumbe ari kufa yakora kimusagara hiye gushaka muzi icyo kuri icyo yari specialiste na Faisal na CHUK na hose bose bamwezaga abantu bo gukorera lavement intestinal. Kwiki yakozaga mu nda agasohoka ibisheshe nkuko Rukara yaba yarabumbiwe ikamonyi mu kwezi k'umwaka washize kwa gatatu. Cyo kintu kigasohoka ari kugamara akaba yakomeretse yashize kwebyo ibyo bisheshe. Akagwara rero imiti y'amantibiyotike iri gusigara ivura iki? Bya bisebe byo mu mara. None rero mumbwire kugira ngo umuntu agire atya aguhereze kuri fanta hanyuma uwo mwanya ahubwo baragusukuye. Deni Imana ikora cyane. Yosefu
akimara gutora Monande na Potifari aragiye aramukoreye twihute, maze ngo aratora, Imana iramutonesha. Igice cya 39 kiravuga ngo maze ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe, icyakozeho cyose kigahabwa umugisha, ngo kugizwa na shebuja yabibonye ko icyakozeho gihabwa umugisha, maze ngo aramukuza, bamushinga ibye byose kugeza no ku byo kurya yaryaga. Ariko icyo cyubahiro kireshya gutyo kiragendana n'ubwiza bw'Imana yari yaramwihereye. Muka Potifari rero aba aramubengutse. Kandi mw'abagore mwe babwire, mw'abagore mwe n'abakobwa, iri benguka ryanyu, iri benguka ryanyu, namwe mw'abahungu mwe mubyumvise, mumurusha ngome n'iki? Amubengutse, atangira aca amarenga, igihe kiragera arabyerura rwose. Ubundi biriya ni ibintu udapfa kuvuga ngo byerure, bitangira ari amarenga, wivugisha utuntu, wikoresha utuntu. Ageze aho aratobora, atoboye nibwo Yosefu nawe yamubwije ukuri, aramubwira ati muri uru rugo nta muntu urundutamo keretse databuja, nawe abandi bose ndabayobora. None wa mubyeyi we, none mabuja, ntacyo databuja yasize muri urugo atakimyeguriye ngo akimpe, kereka we ni we yanyimye gukura umugore we. Nahangara nte gukora iryo shyano? Amuhakaniye atyo, baravuga ati nabyumvise yamaramaje, ubu nta kindi ndaba gikoze. Amucunga rero ngo ari mu cyumba, arimo atunganya mu cyumba cyande cya shebuja, nabyo byari mu nshingano ze. Abaramwinjiranye, abamusanzemo, baravuga ati ngaho rero ubu noneho ntabwo wamakanira, uramakanira sujyahe, uramakanira sujyahe, nta byarangiye ubu. Bibiliya tubwira ngo uwo munsi Yosefu akora akantu k'ubwenge, amera nk'umwemereye, ndetse aturuka kuri bene iri pesu iri, ndaje dore igihe wahereye, wazagira ukavuga yuko imboga zibona aba fungura yose. Nyiramama wanjye yabyizeye ko byemeye, ngafungura irya nyuma rya naya ya hano. Yego kiracya ati yoheri kandi abantu bayifasha tunuka rya agenda Yosefu, agenda Yosefu, ishaka yisiga aho ngaho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mugore ahise ayifata, ayizana ku gitanda iruhande rwe, atangira kuyiririraho avuga ngo genda yingira gukoraho. Iyi shati iraba igihamya. Niyo mpamvu bene data, ubu tumaze igihe turwana urugamba rw'ikinyoma, tutaba twarwanya urwo, tukarwanya ukuri kwahinduwe ikinyoma. Zombi dukomeje kuzirwana kandi duhagaze twemye, yaduhamagaye izaturengera. Niba hari ikintu kimbabaza muri iyi minsi, ni ukubona hashobora gushakwa abantu beza ikinyoma kigahinduka ukuri. Kiranyica cyane, kiranyica cyane. Ikirego kirazamutse nihuse, kuko umugabo yaje atashye nimugoroba, asanga avuze ati madamu ari hehe? Ati madamu ari mu nzu ariko yagize ibibazo. Genda nyine umurebe. Agiye ati sheri wiriwe, nirirwe iki? Nirirwe iki? Nirirwe se ndiwo? Ma wa munyaga no muheburayo wazanye kandi nta kivuze mana. Yanyiyegereje ngo ngwere sona ngwere bidakwiriye, ntate n'ijwi rirenga idapfunuka yirukanka ngabaza abahungu bo abo hanze bati kandi koko mu masaha 9 twamubonye asohoka nari sengera. Ubwo sako uracyakare urabihakana we rwabihakana shatsi ge mu nzu. Abo hanze bagira bati apfunutsa rya yirukanka n'iki n'ibitugu bisa. Ni ibintu bibiri bikomeje dosiye bikajije.
ariko sinzi ukuntu muririmbye mu mwanya, kandi rimwe mubona niyicariye hariya wenda ntaranyeganyega, ariko niko nteye mu nyihanganire, burya ibintu barimo binyiciraho nicaye. Dosiye yawe oh yes, iriya ni dosiye ariko yanditse nabi, ariko wampamagaye ashobora kuyihindura neza. Uwaduhamagaye ashobora kugorora ibyari bigoretse. Mumunshimire, mumumere icyubahiro Kristo Yesu. Rimwe nagana ku musozo, uzi icyabaye? Nubwo yaburanye ibihanya bimushinja byari bigwiriye, ahubwo yarakatiwe, akatiwe imyaka y'icyaha cya viole. Muri no minsi mu Rwanda hano 25 ngubu y'umuyobozi mukuru, buriya harimo viole, hakabamo no gusuzugura no gutesha agaciro. Mbese ugiye mu gitabo cy'amategeko usanga hari ibintu byinshi yaraviyoye, yatesheje agaciro, yewe data we yishe urubozo. Aha mwagize sinzi n'ibindi mwongeye musha baragiye bajugunya gereza. Ijambo rirambwira ngo ageze na gereza, kwa kuboho kwiza kw'Imana kubana nawe, ngo ntiyafunga nk'izindi mfungwa, ahubwo bamugize umuyobozi w'abagororwa, ngo akajya ahora agenda ajya kugura ifu z'abarwayi, kujya kuzana imiti muri za farumasi, abarwara diyabete, abarwara igifu bose, abatarya akawunga babashakira agatoki gatogosheje, kujya kukazana ingarama. Rero urumva uri mugenda uruhukiramo nyine. Amen. Yigeze amana n'inkweto Yosefu, reka nta by'akadobo byo kurarana ngo arihagarikamo. Yata yitumaga kuri toyi y'abayobozi, n'umuyobozi reka umwe muyobozi, kandi uwo barafunzwe. Icyo bivuze ahangaha, bivuze ngo mu gifaransa anantandake, mu gihe tugitegereje ko ibirangiza neza, ariko izajya igenda ishyiramo akantu keza kugira ngo woroherwe. Niyo mpamvu ubona mu gihe ugitegereje ko biba, ariko ihuhamo ukabona ishyiramo imiyaga. Nshuti yanjye, yashyiramo imiyaga ngo uruhuke buganga. Itayishyizemo mwarwara depression, itayishyizemo twaturika imitsi y'umutwe, mwashiduka amaraso yaciye mu matwi, twagira za stroke. Ariko de restanto grace kubishyiramo imiyaga. Niyo mpamvu impagaritse hano bishinga. Nari kuba nararangiye nkurikije ndanyuzemo mu myaka 47 ngendanye na Yesu. Nirindwi nari kuba nararangiye, ahanjye harabagiranye. Ibintu nanyuzemo ni ukubera ko igihe cy'ishuri cyawe kiracyariho, umunzani uracyawuhagazeho, baracyashyiraho amabuye gutya akatura nakongerera, umunzani uzamuke mu gake, kandi hari ibiri ugomba kuzagira. Muri Zaburi haravuga ngo ishyira amarira yawe mu icupa ryayo. Ayo marira yashyiramo rero hari ibipimo ishaka kuzagezaho. Urumva ntabwo yaguhoza uyu munsi, yikeneye amarira azagera kuri 5 n'ibice 6. Hako kuri mupima amata ya bibero y'umwana, icupa ry'Imana rifite iyo migiro yanditseho gutyo. Ugomba rero kongera kurira n'uyu munsi nimugoroba, n'ejo mu masaha tukongera ukarira, twanava naho ukongera ukarira, kugira ngo igipimo cy'amarira kigereho Imana igishaka. Cyashizwe. Hallelujah. Ariko uhumure, ibitwenge wasekeya, n'umwuka wuzuriya, n'umunezero wanezerewa, n'ijambo ryagufashije, irya ni regime ntiwabirengaho ku mutima ugusimbuke. Hallelujah. Akira nanone uko niko kuri neza bya biryo batubwiriya dore naho yarahagaze, biri mu bituma tumara kabiri dutunzwe n'iby'umwuka, ibyo mu nda ntabi. Ntugomba kumenya ko biriya bintu byose
Bibiliya ngo ibikora gusa ku muntu yizeye. Witaragirira icyizere ntimunyuzaho. Igerageza uwo ikunda, niko Bibiliya yanjye yera ivuga. Haleluya. Ubwo rero je suis fier, nizeye kandi nejejwe no kubigerageza. Maze umwami arota inzozi. Inzozi ziramushobereza kandi ziramuzonga azubana rwose. Mana we, mana we, mana. Byamuyobeye ngumwe mu mfungwa zafunganywe nande na Yosefu, ngo aramubwira ati nyakubahwa ibyo warose byiguhagarika umutima mu nzu y'imbohe cyagihe turiyo twari dufunganywe n'umuheburayo uri mu mwuka w'Imana. Haleluya. Ntimuzatakaze ubuhamya, ntimuzatakaze reputation. Mana ishimwe. Amutumaho. Mu by'ukuri Yosefu yasohotse mu nzu y'imbohe, ntuje gusobanura iki? Inzozi, agasubirayo. Tubirebeye muri gahunda zisanzwe, asohotse ngo agende asobanura gusa inzozi z'umwami, ubundi agira ate? Asubire. Arasobanuye ati kuriya biriya bintu wabonye, ziriya nka zirindwi zari zibyibushye na zirindwi z'iminanu zazimize, hariya mahundo arindwi abyibushye y'amasaka n'arindwi y'iminambe yamize abyibushye, ni imyaka irindwi y'uburumbuke. Igihugu kigiye kwera ibintu byose, amasaka, ibishyimbo, ingori, nta kintu kizahera kiteze. Imyumbati zera here, ubukarase here, gwikiye gacaca byose. Mba iyo myaka uko ari irindwi nishira, hazakurikiraho indi mibi cyane, mibi cyane. Hari ikintu kivugira muri gereza iyo twajyaga kubatizamo, dore ko gereza zo mu Rwanda zose nazibatijemo, twajyaga twumva kiravuze kandi kikavuga tugifite ibihe byiza, ariko twagira umugisha gasanga umuyobozi wa gereza turaziranye. Ndamubwiye ntibicokoreza abantu, maze kubatiza ngiye kubaha igaburo ryera rya mbere, hanyuma ndagusubiza mu kanya ntawe ntahana. Kamvana n'ibikoresho ariko icyo kintu uburyo kivuze baba bagomba. Yosefu rero aravuga ati inama nabagira nyakubahwa, mbere yuko nsubira hehe Mabuso mu gihome, mwashaka umuntu wo bita economiste, yego w'izicungamutungo, yego gestionnaire wabyize, agahunikisha iyo myaka igiye kwera. Yamara kuyihunikisha ikazasanga ya myaka y'amapfa mibi zaba mibi, iyo myaka ikazasanga mwarayute mwarahunitse mwaribikiye. Ibyo nyakubahwa bizasaba ko nta muntu uzarya umusaruro we, ahubwo abahinzi bose basaruye bazahunikishe mu rwego rw'igihugu mu bigega by'igihugu, noneho buri muturage agira ate? Agererwe. Icyo muracyumvise? Akimara kubivuga, abatware bararebana, abaguverineri, ba minisitiri bose b'ingeri zose. Ubwo umwami nawe ari aho ngaho avuga ati arahaguruka ati nose ba minisitiri mwese, umuco na siporo, uburezi, terambere, umuryango, mwese murumva se nta hantu mwatumenyera uwo muntu mwamubona ahantu muyoboye? Birasaba ko mutaha se mugateranya inama z'abanyeshuri, birasaba ko hahagurukamo umugabo umwe Bibiliya itavuze uwo ari we. Aravuga ngo nyakubahwa, abize bo barahari bafite za masters, yego na za doktora mw'iyo mfite, ariko se tuzabona hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana yera? Ako kantu icyo kintu mucungane nacyo, ayo mwakwiga yose mucunga ibanga ry'umwuka wera. Amen. Niyo mpamvu Dawidi nyuma ya cya cyaha yakoraga, murakibuka muri Zaburi ya 52 yihana asaba Imana imbabazi, yaravuze ngo umanishe ibindi bihano byose
kuko icyaha cyo naragikoze ndetse kimbi imbere yanjye iteka, ariko ntunkureho umwuka wawe wera. Uriya wabona uhanwa byose, wakubitwa zose, ariko Imana ntikagukureho umwuka wawe. Amen. Abatware turavuga ati ahubwo nyakubahwa komeza uyu mwana. Nta mpamvu yo kujya kurukita ngo dutambutse za pere d'offre, dukoresha ibizamini byanditse n'ama interview. Komeza uyu. Nta mpamvu ya competition, nta mpamvu y'amapiganwa. Komeza uyu. Haleluya. Yosefu wenda gusura mu buso, bamujyana muri dushe y'umwami, abarimwo yogera, akoresha isume yande y'ibwa, asohokamo yambara iki ko yasohokanye imyenda ya gereza, bamuha imyenda y'umwami. Ari umwami ubitegetse, amaze kuyambara yose uko ikurikirana, amuzana hagati ya nteko yose, ashyiraho ikamba n'iryo bambara nyuma, ahita amwambika impeta mu rutoki, kuko impeta niyo yabagaho kashe. Niyo mpamvu mwumva bavuga ngo ashyiraho umukono. Gushyiraho ukuboko kwari ugutera kashe. Kashe rero umwami yayiteraga cyatu, warazanaga akagera atya akagutereye. Mwabibonye se gutyo gusa nkabona gutereye. Hari ibindi arangije. Haleluya. Araguruka aratangaza ngo mu gihugu cyose cya Egiputa aho ntwara hose, ko mbona muri 10 rero inshuro zose muza muri bangahe? Mwavutse muri bangahe? Mwumvize kuri sabashenzi ko mwanze mwafungwa pe, kuko twe turimo turabona nk'abacengezi bacengera igihugu ngo bagitatu umudendezo bazakirwanya. Muvuge bose mu by'ukuri tutakubeshye nyakubahwa, twavutse turi 12, ntabwo twaguhisha mu by'ukuri. Uwa 11 inyamaswa y'inkazi yaramwishe, n'ubikiriyo turacyakiruka, kandi hari hashize imyaka 13 kuko yasirotaga afite 17, ubwo yari afite 37 kuko ryasohogeye 30. Ati nuko ari bukomeze rero. Hanyuma ko nshimye uwo nguwo yapfuye se, ko nshimye wa 11 yapfuye, wa 12 ari hehe? Nyakubahwa mubyeyi, twemerere rwose tubwire umugisha wumva ukuri kwacu, ako kasigaye karumuna kacu twese niko kavindimwe na nyakwigendera neza. Niko bahuje amaraso. Ako rero papa yaravuze ngo ntashobora kukarekura, ko ntashobora kukarekura n'ubwo inzara yatwica gute, ngo ntabwo yakarekura rwose, ngo kuko karamutse gapfuye imvi ze zamanukira ikuzimu tureba. Yosefu areba ku nzu arongera ararira, kuko amenye yuko murumuna we akiriho. Niyo mpamvu nababwiye ngo mu nzu yarotaga murumuna ntabwo yabaga arimo. Ntabimenye arashaka ati okay, babaho ibishyimbo ntacyo, babaho ibishyimbo, mugende ariko ntimuzangaruke imbere, sinzongere kubaca iryera mutazanye uwo murumuna wanyu umuhererezi, ndamushaka. Baragiye ngo bagereyo bahambuye, basanga n'ubundi amafaranga bayagabaye. Atubayeho none imico yakangaye twiba mu by'ukuri. Babwiye papa we uko yababwiye, banzura yuko batazasubirayo. Nasa aravuga ati akana kanjye sinakabaha, ni murya ibyo muzapfesye. Na Yosefu naramubuze. Barabiriye birasubiraho. None so nguva gutyo we ntagasonza, muzehe ntasonza, hasigaye mu rugo ubumini no kumushongera bwa bundi abagore bakunda gusubiramo imbwija, bumwe bashyira mu bintu by'indoryi ngo bikunde bigarure akantu k'icyaha. Abazi rero atangira kubigisha, ariko ubu mwiyemeje kurinda umwana neza sinamubaha. Inzara irakatsindwa n'Imana, mufashe ingamba mukambwira ko uyu mwana muzamurinda.
mwajya kuhaha Rubeni ati ni ukuri kw'Imana nzamurinda nk'uko umuntu arinda imboni. Kuko kugeza ubu ngubu niyo mahirwe yacu yo guhaha ariho. Baramumuhaye, baragiye, basubiye guhaha. Ntibagiye Isarabwira ngo kandi ya mafaranga yose mwagiye musanga mwibere cyangwa mukayazana muyatware muyasubirize icyarimwe. Mwicishije bugufi Yesu. Vuye muti twaragiye turigaye tutabishaka, twabikoze nkana rwose twayazanye. Baragiye. Bibiliya irambwira ngo Yosefu, haleluya. Haleluya. Amen. Akibabona baturuka nkariya. Ngo yikoza mu gikara, abwira abanyagikara ati nimuteke. Nimuteke uyu munsi mfite abantu nshaka kuza gusangira nabo. Mana nishimwe. Ukise inshuro zabanje uko ari eshatu atigeze atekesha. Uyu munsi haje umuvandimwe. Iyo mpamvu umwami wacu natubona azatekesha. Araje arabicaje sasa. Arabicaje. Arabicaje ukuri birivuga. Birava ngo babicaje uko bakurikirana. Uwo munsi babicaje uko bakurikirana. Ukuru bwabo buri nuko bagiye bavuka. Abareya aha bakajyaga abari ruhanazipa aha hanyuma Benyamini kabukura urumva kajya ku ruhande rero. Yosefu mureba hano mwese ngendera usoma. Yosefu yigira nkaho intebe zabaye. Yigira ngo wabuzaho yicara. Aza kwicara hafi yande ya Benyamini. Yihegetse cyangwa ngine yabaye ntoya. Yicaye hejuru. Kigamira marcha. Ati ngaho mugabure muhere hariya muhiryo. Muhiryo buri muri sahane. Nimugera kuri akana n'urabona ko nagasonje karahwereye mukagera amasahane 5. Barabitutiye n'inzara nyinshi barabitutiye. Uyu nguyu biramunanira. Yosefu akora akantu kameze nko kumwasista ngo amufasha musangize ariko amubwate kandi ntunzane iby'ubunebwe urabimara. Uzane iby'ubunebwe nushaka wivanemo ibinya ibi urabimara. Kuko akora marya naho ubwo barimo barasangira abantu batabizi. Yego. Kuri wewe usangira na petit frère birimo biramu birimo biramukora ahantu kuko asangiye na murumuna we. Haleluya. Jambo rirambwira oh haleluya. Jambo ry'Imana rirambwira ngo maze Yosefu ananirwa kwiyumanga. Ni kuwo murongo wa mbere uvuga wize cya 45 ngo nuko Yosefu ananirwa kwiyumanga. Bivuga ngo amarangamutima aramunanira kuyajera. Uravuga ati nagira ngo mbabwire ko ndi Yosefu. Bose baguye mubonye hasi. Ati ndi Yosefu mwene so uwo mwagurishije cyane. Hasi aho bari aho umuborogo n'umuborogo. Nawe aragira ati ngaho ni mwicecekere. Ntabwo ari mwe mwabikoze, ni Imana yabikoze. Ishaka ko mubanziriza inaha kugira ngo muzagire icyo gusiga mu isi. Dore inzara imaze imyaka 5 nako imaze 2 hasigaye 5 mutazahinga nimusarure ariko nimuhumure nzabitaho. Uvuko Bibiliya ivuga irangiye amaze kubahuza bose ati ngore no mutima utahe nta kundi no kugira mutahe ariko mubwire so. Haleluya. Mubwire muti umuhungu wa Yosefu araho. Haleluya. Haleluya. Umuhungu wa Yosefu araho.
dushatse nkumfashije mwamfasha yego ukaba ari imyaka byari bimaze tuyibare bakopeze nimufate 13 yari ishize isezerano risohora yabaye minisitiri w'intebe nkayifashe 10 n'ingahe bite mwongeraho 2 inzara imaze 15 yego iyo icyo bivuga nzajya mbahira para abavandimwe ariko ibintu byose byahagaho barishyuraga babikoreye baragiye wababwiye biramo ngo bari bagenze urugendo ngo ngurwe umunsi umwe birugufiya ayayayayaya ngo ngurwe umunsi umwe ahita abwira abasekirite bati yemwe ibirishyo babona barangije babantu bangije akakwishyira kubo cya gikombe kizaho icyo cyane kirahagihenze mu gitara bagitwara fata ifarashi rero wirukanyeho nugera aho bari bagendaga n'amaguru uba depasi yego kudefasa ngo byumva ugenda uhagarara imbere ya uve ku ifarashi ubatangira uti ingegeramo abandi bashenze wese maboko hejuru nk'amabandi asoni nkabahahira icuruzi ngana gutya numurangiza mu mwigasha ndabizi baratangira bahakane uko bahakana uko nguko basamba ubuye muti n'ubundi ikintu kimara impaka n'umuhambo gusa mupfundure tubasaki icyo mbabwiye ni uko bose arantumye ngo umuntu igikombe cye kibonekaho ugifatanwa ngo agaruke agenda mubera imbata nta bina azamwishyuza nta zindi ndishyi ngo aragaruka agenda biki abimbata nuwo kibonekaho aho bigeze namwe mwidukabiriza mwatugiriye ubuntu nibyo turabizi ariko mu mico y'iwacu kuva twavuka ninjye mfura ya data nta mujura tugira uwo mugabo ati nyamara ugabanya ivuzivuzi ipfundura arapfunda ati ubonye ikihe ubonye mu kihera mwatse kudufatanya n'ubukene n'inzara mwikareka pfundura nawe Simeyo, pfundura nawe Lewi, pfundura nawe Dani, pfundura Gadi, nafuta pfundura Isakari, pfundura Ashera, pfundura nawe Zabuloni, pfundura nawe bose barapfundura. Ubuse mubonye iki? Haku mwajye bakaku ariko abakire kuko abakire saba ibisukutu baterese ubwo murabo gutyo mwese mwabuze gupfundura rwadugu yunguse yapfundurira akana kakapfundura kakano yose bapfunde basanga igikombe abandi mwese muhambire ibyo muhambira mbabona ibirenge w'igikombe kibonetseho niwe ugiye ab'imbata ya databuja niko yambwiye bose batumva nta kintu twabona twabwira muzehe papa yahita apfa yakwipfusha niko yavuze ngo nabura yose uko yavuze Yosefu akihangana ngo abuze Benyamini mu butaka bwa Kwasama ngo bukamumira kandi kuko byanditse muri nuko rero nyine tubabarire tugarukane n'uwo mwana ntawe nkeneye muri mwe w'igikombe cyafashe yagaragaye utahe erega baranga erega bagaruka bose erega bagarutse bose nibwo yafunze nde mo batatu muramurikiye nibwo bwakeye rero abatumatingaho ni mugende muzane data basubiye bagiye kuzana ise Yakobo. Haleluya, 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 ariko mu kujya kuzana se Yakobo
Benyamini ntabwo yagiyeyo, basigaye bakora sorti ba promonie. Bareba ibyiza buranga n'imisozi, abandi bagiye kuzana ibi birashushanya ikirere. Vuba aha ngaha yego igikombe cya Grand Frère twanywereho kiradukoraho. Mwese abakiriye igaburo ryera mugasangira ku gikombe cyande cya Kristo, icyo nicyo kizabakoraho. Niyo mpamvu mubona tubabwira kuri buri gaburo ryera muri mugapfe kunywa cyangwa murye. Mujye mubanje kwisuzuma kuko si bose bakemerewe. Amen. Amen. Burya ni ikitorero gusa. Haleluya. Amen. Cya kabiri ni ku bwacu itorero rya Kristo, ni ku bwacu n'abandi bose bazataha ubukwe. Amen. Amen. Ku bwacu gusa. Amahirwe asigaye yose azaba y'abataha ubukwe, ariko twebwe umugeni turi mu myanya yacu. Nitwe dushushanya Benjamin, yose bagashushanya nde? Kristo Yesu. Cyanyuma kubatuma ngo bagende bazane Yakobo, ni kwa kundi mu Baroma handitse 11:25 ngo Yesu namara kuza bamaze, ejo nabivuze ngo bazizera Kristo batari barizeye. Murabyibutse? Icyo gihe hari ka favor, hari avantage, hari amahirwe azaba hayanyuma. Nabyumvise ayabaheshwe nuko bamwizeye, ariko bazamwizeza nuko twagezeyo. Ndabifuriza haleluya, komeza igikombe cya Kristo neza. Amen. Kandi muhumure kubw'indahiro ya Kristo, kubw'umugambi w'Imana kuri wowe. Amaboko yakujugunye niyo azakurohora. Amen. Umura ntabwo uzahera wajugunye. Haleluya. Ntabwo uzahera wajugunye. Niyo mpamvu nabonye ko umukiranutsi w'Imana ibyo byose bimera nko kuzuka. Nanjye ubu ndimo ndazuka. Imana ibahe umugisha. Amen. Izina rya Kristo hamwe twese basengeye abantu inshuro ebyiri zose uhamuke. Agira ubugare ku muntu yaremye, Uwiteka nanezezwa no kubabaza umuntu, no kumutera agahinda, no kumuhemukira. Naho yababaza umuntu ajya amugirira ibambe. Uwiteka ntagira ubugare ku muntu yaremye. Imana yo mu ijuru niyizi ko warushye, yishyira umutima igiye kugutabara. Haleluya. Amen. Ihagurukira gutabara. Zaburi 12:6 haravuga ngo kubwo gutaka k'umunyamubabaro no kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none ndahagurutse ndi Uwiteka avuze, ndashyira mu mahoro. Ntagarere muri iryo jambo ryizeye mu rusengo. Katubasabe mwihangane gato. Reka kugeza mu rugo ukariryamamo ukaryiyorosa. Yesu ashime cyane. Amen. Nibwo bizatubohora rikabohora ingoyi zose.
hanyuma rero ndashimira cyane umuyobozi w'amateraniro. Imana imuhe umugisha, Imana igira ite yemwe, nimumusabire umugisha. Yatuyoboye neza cyangwa ni nawe? Amen. Imigisha y'Imana nimuzeho. Turashimira abigisha bacu uyu munsi, abaririmbyi beza baturirimbiye. Amen. Nawe mwaturirimbiye neza, Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Turashimira abashumba Pastor Daniel, Imana imuhe umugisha. Pastor Daniel wakoze cyane, nawe ni fondateri wa Bohoka. Haleluya. Ni fondateri wa Bohoka, ni fondateri w'iri torero. Ndashimira ishyaka rye aho yageze kugira ngo uyu murimo w'Imana ugende neza. Turashimira cyane Pastor Lambert, nawe waje kwifatanya natwe. Imana imuhe umugisha kandi akomezanyije natwe. Amen. N'ejo natwe tuzaba turi kumwe. Ejo rero gahunda irakomeje, ibihe byiza birakomeje. Tuzaba tugeze ku munsi wa 4. Hari ibiteganyijwe, hari ibyiza Imana amena iduhishiye. Wakira, gira gutya ngo wakira. Mwami Imana data wa twese, wavuze ko hahirwa abantu, ariko hagahirwa birutaho abantu bagize uruhare guhindura benshi kuba abakiranutsi. Aba bantu bagize uruhare Mana kurarika. Aba nabo bari ku murongo bagize neza, kuko bararitse n'abakiranutsi kugira ngo baze gutahana gukiranuka. Baho umugisha Mana nziza nk'uko wabizanditse, kandi ubahe guhirwa nk'uko wabivuze, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Aba batwaye umuhate gutahana mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga dusengera igihugu. Ndumva batwa no kuhaguruka dusengera igihugu. Igihugu cyacu gifite umutekano, gifite amahoro, gifite aka kanya ibyishimo bisesuye, ariko hari ibyo dukeneye.